uko imyaka yiyongera niko ibyo turya byose umubiri wacu utabikoresha nk'uko byakagombye, bigatuma ibyara intungamubiri bikorwamo ibinure. Kuko urugero, niba ku muntu ugikura ibyo arya bijya kumwongerera uburebure, akaba atagikura, aho kongera uburebure izo ntungamubiri zikorwamo ibinure, fati cyangwa graisse. Ibyo binure akenshi bijya ku nda, ibiro ari nako byiyongera. Dore ibiryo byagufasha kurwanya umubyibuho no gutwika ibyo binure byo ku nda. Turakubwira kandi n'ibiryo wakwirinda kugira ngo uce ukubiri n'umubyibuho ukabije. Bakunzi ba Pifa TV Official, tugiye kuganira ku nzira ngufi yoroshye kandi idahenze wanyuramo kugira ngo ugabanye umubyibuho n'ibinure byo ku nda. Ikiribwa cya mbere, watermelon. Iki ni ikiribwa gifite 82% by'amazi. Niba ushaka kugabanya umubyibuho, ujye ufata nibura igisate kimwe cya watermelon ku munsi. Ubwo urafata watermelon uyigabanyemo ibice 4, ufata icyo gice kimwe. Icya kabiri ni ibishyimbo. Ibishyimbo ni ibiribwa bifite akamaro gakomeye mu kugabanya umubyibuho. Abantu benshi babifata nk'ibiryo by'abakene, ariko niba ushaka kugabanya umubyibuho, kuri buri mafunguro yawe ntihakaburemo ibishyimbo. Icya gatatu ni kokombure. Kokombure igizwe n'amazi 96% na 45 bya karori. Niba ushaka kugabanya ibinure byo ku nda, uzajya urya salade ya kokombure nibura inshuro 3 mu cyumweru. Ni pome. Kurya pome nibura imwe buri gitondo umaze gufata ifunguro rya mu gitondo ni umuti w'umubyibuho ukigabanya ibinure byo ku nda. Pome ni ikiribwa kigizwe na potassium ndetse na vitamini nyinshi zituma indi nanura. Ikiribwa cya gatanu ni amagi. Kurya amagi ni ingenzi cyane ku muntu ushaka kunanuka kuko harimo calcium, zinc, iron, phosphore na omega 3 n'izindi vitamini nyinshi, zose zikaba zitwika ibinure byo ku nda. Umwanya wa gatandatu haza icyayi cy'icyatsi, green tea cyangwa tea vert. Iki ni ikinyobwa kirwanya umubyibuho ukabije muri rusange no ku nda by'umwihariko. Bigusaba kunywa itasi ya green tea cyangwa tea vert buri munsi. Ku mwanya wa karindwi turahasanga amazi y'akazuyazi. Kunywa amazi y'akazuyazi nibura litiro 1 ku munsi ni umuti w'umubyibuho ukabije. Si ngombwa kuyanywera icyarimwe, upfa kumenya ko umumaze litiro 1 y'amazi y'akazuyazi buri munsi. Ku mwanya wa 8 turasanga ubuki. Kunywa ubuki bufunguje amazi ashyushye n'indimu ni umuti wizewe cyane ugabanya umubyibuho, cyane cyane ibinure byo ku nda. Ku mwanya wa 9 turahasanga imineke. Umuneke unganya na pome ubushobozi bwo kugabanya umubyibuho ukabije, harimo n'uwo ku nda. Ku mwanya wa 10 turahasanga amazi menshi. Kunywa amazi menshi ni ingenzi ku mubiri w'umuntu, bikaba n'umuti ku muntu ushaka kurwanya umubyibuho ukabije. Icyitonderwa, si ngombwa kubifatira rimwe, wafatamo ibikoroheye kandi ukagira gahunda ihoraho kugeza ikibazo gikemutse. Niba ubangamiwe n'umubyibuho ukabije ushaka kunanuka, dore ibiribwa ugomba kwitandukanya nabyo kuko nibyo byongera cyane umubyibuho. Cya mbere ni ukureka isukari. Ubundi isukari kugira ngo umubiri uyikoreshe, umubiri urabanza ukayihindura mu buryo bwa fructose kugira ngo umwijima ubashe kuyikoresha. Iyo ibaye nyinshi rero umwijima ntuyikoresha yose, imwe uhita uyihinduramo ibinure, umubiri ukabyohereza ku nda. Uko ukomeza kubibika nibyo bituma inda igaragara ibyibushye kubera ibinure. Icya kabiri, kwirinda ibikoze mu ifarini. Bimwe mu bikoze mu ifarini bishobora kongera ibinure byo ku nda ni keke, amandazi, imigati, capati ndetse n'ibindi byose bikozwe mu ifarini. Ibyirinde rero mu gihe cyose muri gahunda yo kurwanya umubyibuho wo ku nda. Ibi byose kandi uzabyongeraho no gukora siporo. Niba izi nama hari icyo zifunguye, dukorere comment, like, share na subscribe. Ibyiza biri imbere.